Ujanarakaye. Nimureba kwisi. Baba barakizwa, abandi barabatizwa, abandi barakira agakiza. Insengero zishuka buri munsi. Ntabwo kubyumva rero. Ntabwo kubyumva. Ntabwo kubyumva. Ntabwo kubyumva. Umuntu wese uzajya kubona kwisi adakuba agwishobora kigukwiriye adagwicyora kigukore agagusingiza agupfukamire adagwendemegesha akira dore impeta mwambitse izaba igitinyiro ugendeka ruturere twose intara zose n'igihugu cyose kiyogaza ba bishopu ba pasiteri bose n'abapadiri mwana n'abapadiri ntuzabatinye basehene bahaji bose muzabigarura bategeke bayoboke inzira yacu uruhara rwawe ruzabimberwa bajya bireberamo bose abantu bose umuntu wese ukubonye wese yibene mu ruhara rwawe bizaba nk'ikirahure abantu bose bakabireberamo ubategeka abadiyakoni bose abaririmbyi bose zakorari zose uzitegeka n'abantu bose bizana mu rusengero bose bigize nyoni nyinshi bose bategeka agatambaro kaguhaye akazabara kumugisha umwana wawe Varero. Ndashaka kubatuma ku isi
mukajya kwitegeka n'ibintu byose kandi amazina mutandika izina ntabwo ari muzajya muta ku isi ngiye kubaha amazina turi muzi abana banjye mwembere muzi hano ayo minopfu mbaye minopfu umwana wanyu Dore imbaraga mba dore imbaraga ndi kubana dore mundebe maso dore mugende genda mwana wanjye nkunda dore ujya ku isi uhere ku bantu bose bose bafite ubushobozi n'ububasha ubigarurire uvuze ijambo uvuze rijya ryumvikana wumviye ikintu acyumve nazo yaze kandi amayira yose urafite ubu utagira kwigishije uzigere nk'inzoka urajya karindwi uko bakureba bakurikira iyo nze bakurikira igifunzo nakogoshe mwana wanjye aya kwezi uzagenda witwa Bijoux umuntu asikwasi izina rye ngombwa kwitwa Bijoux iryo zina nkubatije kandi rizakoresha igikundiro ku isi uramutemba shosho mwana wanjye ugendeye imisatsi wawe uyibakaraga uyibakaraga abagome bikwerera afite amapenzi bazapfura tubyose uzi ubigarurira ujye ubigarurira ukarya imitima mwana ukarya imitima uko uzahita ashanyarara imbaraga ndazikora imbaraga maze ku isi yitwa Sandra umugozi ukoze umutuku witwa Sandra iryo zina rizajya ribahumurira baguruke izo ni imbaraga amahaye Izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Nirukanye imyuka mibi y'abadayimoni iri muri kino cyumba. Izina rya Yesu. Nirukanye imyuka mibi, nirukanye abadayimoni. Imyuka mibi iri kuzerera hano hantu. Ndayicyashe mu izina rya Yesu. Toka shitani katika jina la Yesu. Mu izina rya Yesu. Mva madamu. Mu buriri akorerwa ibintu byonyine. Nukuryama n'ibindi. Ntabwo ari ibintu byo gusengera ngana nimushaka gusenga. Byari hiryo. Gera vuba. Ntabwo ubona ko umuntu ananiwe. Genda.
abadayimoni ndabacyashye imyuka mibi ndayivumye kwacinara Yesu iyo myuka mibi nihunge imyuka mibi nihunge imiryango yacu imyuka mibi nihunge urugo rwacu mu izina rya Yesu abadayimoni ndabirukana muri urugo mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu ubutabazi bwo mu ijuru bwihuse nibwo mpamagaye hano nirukanye imyuka y'abarozi nirukanye imyuka y'abapfumu nirukanye imyuka y'abarungi nirukanye imyuka mibi ikuzimu ivuye mu birunga ivuye mu nyanja toka shitani katika jina la Yesu mu izina rya Yesu iyo myuka mibi nisubira ikuzimu mu izina rya Yesu arigendera mu kirere ndayirukana mu rugo rwanjye mu izina rya Yesu bano badayimoni ndabacyashye Yesu Kristo katika jina la Yesu ingabo zo mu ijuru nizize zitugote zigote pasteri zigote abana banje mu izina rya Yesu imyuka mibi nayirukanye toka shetani katika jina la Yesu nta ruhare dufiteho nta mugabane dufiteho niyo mpamvu mwirukanye mu rugo mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu urakoze mana urakoze ku umutekano utanze mu rugo urakoze ku ngabo nyinshi utugotesheje mu izina rya Yesu. uramura kunywera ji ugahita wigira kwinywera hanze utanambwira wagira ngo ngume mu nzu harize ako nawe byumbwira nzi ko tugomba gusangira hamwe se kiyazi basi ndabyanze nkuzaniye inkuru nta niyo nyikubwiye ngaho cyane no konde nkora sinabitondeka tumanze nanamira yabanze umbwire okay sister rero mukayugo navuga muri sport cyane ko twagize ibihe byiza ariko mu nzira naciye ngaruka mama nahuye n'abantu ntabwo nkwiye kujya niganyira nibaza uko ejo nzaba merewe nzajya nibuka yo kwihora menye
yose uko bingana ifite umutima w'urukundo kwiyindisha ibinuri umunezero n'umubabaro byose abizanira amahoro umunezero n'umubabaro byose abizanira amahoro. Sister, muhuriye n'abantu Shari fake abantu sinanga usanzwe uhura nabo. Asubu ngiye nkuzanira inkuru utanyere kumva ngo ndi fake kweli. Nese nanga usanzwe No, abantu mura nabo ariko no ngo nahuye n'abantu. Nukuvuga ngo abo bantu ntibasanzwe. Nese niki kidasanzwe wababonyeho? Bona abo bantu nkubwira bari batandatu. Abakobwa Batatu. abahunga Batatu. ubwo ni bangahe? Batandatu. Yes, muri batandatu rero nibanze ku bana bo. Nawe byibwire. Ibikise. Cyo tukuba ko nibanze kuri abakobwa batatu. Sister, cyo nkubwira abakobwa ukarakara kandi sinzakurongora. Uri sister wawe. Oya komeza umbwire. Basa neza ariko noneho ikiyongere bafite ikintu cyitwa amabuno. Ahubwo ntago nzagotwa tu ngomba gushakisha ahantu baba. Urambabaje cyane. Uzi ko nta ndangagaciro n'imwe ya gikristo kugaragaraho. Wajyanga inyigisho zose z'izi Sunday school wazitayeyo. Wagiye witwara neza. Cyo mfana yo kukuzanira amakuru nkabona utanayishima kandi mba ngira ngo tunishimane nka sister wawe. Ntukabone uburanga ngo bukurangaza utazi ikibwihisha inyuma. En plus, turabana w'umukozi w'Imana. Papa wacu ni pasteur. Wagiye witwara neza. Sister. Oya genda. Ani? Asubungu ubugira ngo ngenda niruka nkana ibitabo nk'abavuga butumwa ntari umuvuga butumwa cyangwa ndi pasteur. Bajyumba barira koko. Ndagiye mu murimo w'Imana ubu ndagiye rwose haryo zamara igihe kingana iki? amezi 6. Ayiwe na 6 mbese uzi ko narinzi ko 3. Umva nawe kandi nanjye azabana nanjye mu rugendo. Nuko narinzi ko amezi 3 gusa. Humura. Urumva? Azakuba hafi nanjye azamba hafi. Icyo uzi cyo nuko umwuga twahisemo no gukorera Imana. Kandi gukorera Imana nta homba. Ahora abona ibisubizo iteka ryose. Sibyo madame? Iteka nshoboze no kuri mbashe kubyakira n'undi baza amezi 6. Nta kureba. Ndimo ndumva mbese ntarimo kubyakira. Humura byakire. Ubonye byabaye bishoboka tukaba tujyanye no kugusengera nanjye kansengera buri wese ku ruhande rwe abyakira. Kandi kubyakira neza. Hamagara koko nisige nisange koko. Uzabana na Yesu muri urugo. Sibyo? Uzabana na Yesu muri urugo kandi nanjye azabana nanjye muri urugendo ngiye kujyamo muri Suwede. Akundi byagenda genda ukora umurimo w'Imana. No kuri Yesu azabane nawe. Kuri Yesu madame. Kandi rwose ibiteka azagukoresha ibintu. Madame pasteur komera ko Yesu azabana nawe. Azabana nawe. Mana data ndagushimye kubw'ubu buzima mbayemo. Mana data mbere ya byose mbanje kugusaba imbabazi kuko ndi umunyabyaha. Ndabizi ntago ndi umukiranutsi pe. Ariko Mana nkweretse aya madosiye ndayakweretse ngaye. Niwo wampaye ubwenge bwo kwiga. Niwo wampaye kumenya ubwenge
umpa diplome umpa ibintu byose bisabwa ariko ndakweretse mana kugira ngo uherekeze iyi dosiye mbashe kubona akazi wenda nanjye nabasha kwigurira ipantaro nk'abandi basore mwami ndakwinginze niwe wampaye ubwenge niwe wampaye gutsinda jyana nanjye muri iyi dosiye mwami ibyo byose mbisabye mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo amen. uwo munsi rero kuba iyi saha mutangire mujye ku mavi mubyerekeye Imana mwerekeye Imana urwo rugendo kuko ni urugendo rukomeye cyane amena. nakunana na neza ceceka haratuje ndabizi batekereza iki ni pome kuryoshye cyane wabyumvise izi ngizi ni iz'iburayi wavuze ko aje kuzihano hepfo nuko nyine nawe wayimaye ariko iraryoshye wipeshye urahise gute yesi narayibuze none ariko ntuzabona zindi za hano hafi byanashoboka wose nzi ko ari wari bumbanze yes okay ushaka ko nguha ukanguhereze ako nturumeka nini urumeka dusubira ako kumira amazi si wowe uri kubikora agakira none nkubabarire ibyo nkubwira njye sinabyemera ntabwo wabinkora inshuro ebyiri birakora ko ngukunda ibyo ukora byose ndabyemera yes yeah ko ariyo mpamvu akira none Nyuhisemo Ibonge oui patron umva ikibazo numvise kimeze giti cyo kuba mutaradekarara ikibazo twari dufite muri iyi minsi ariko turagikemura ntabwo buragikemura abo twe twabikora kugeza aya matariki bararamuka baduciye amande nubwo muri buze kwiga
turakora ibishoboka ku buryo twagikemura ntabwo bindeba abashinzwe kudekarara ni mwebwe sibyo yego patron mwebwe mugomba kubimenya ushaka kongera kumva ikibazo cya Rwanda Revenue kuba mutaradekarara kugeza aya matariki mutaradekarara urumva ni ikosa twakoze ntabwo tuzongera kurivamo ubundi abakozi bawe bageze babiri wa milele Yesu ni wangu wa uzima wa milele wa milele wa uzima wa milele Yesu ni wangu wa uzima wa milele Yesu ni wangu wa uzima wa milele wa uzima wa milele wa milele wa uzima wa milele Yesu ni wangu wa uzima wa milele Yesu ni wangu wa uzima wa milele Witeka mungeri mwiza witeka Mana ishobora byose tuje imbere y'ubwiza bwawe turi bwa bwoko watoranije tuje imbere y'ubwiza bwawe turi babashumba watoranije wasize amavuta akomeye none mwungeri mwiza tukweretse urugendo umukozi w'Imana agiye kugira muri Suède nuko mwami mwiza turakwinginze ukomeze ugendane nawe usigarane n'abasigiye gusigara kandi tukwingize dushize imbere itorero ry'Imana dusize abakristo imbere y'Imana kugira ngo ukomeze ubane nabo ibyo byose tubisabye twizeye bwa Yesu Kristo umwana n'umwami wacu amina Pastor Paul rero witeka Imana ishobora byose yanyeretse ko uyu munsi ngiye kugusigira ubutware bw'itorero mu mwanya ntari muri Rwanda mwanya ntari kumwe n'itorero kubera nakubonyemo amavuta y'Imana ubu ngubu nibyo ngiye guhamo inshingano zikomeye cyane abakristo ugomba kubabarana neza n'umutima mwiza n'amavuta ukoreshejwe n'amavuta y'Imana kandi muri urwo rwego rero nanjye nk'umukozi w'Imana umushumba w'itorero ngomba kurambikaho ibiganza pfukama rero umusengere mu izina rya Yesu Yesu Kristo mwana w'Imana nzima uyu muvandimwe uyu mukozi w'Imana musigiye ubutware bw'itorero muri iki gihe ntari nzaba ngiye muri Suède ndakwinginze umugeri mwiza ukomeze umusige amavuta umwongerera imbaraga z'Imana kandi imitego yose y'umwana Sekibi uyimukureho ayoborane urusengero imbaraga zawe zitutsi iwawe kandi twizeye neza tudashidikanya kuzabikora mu izina ryawe Yesu Kristo amen Nuko rero tugende herekeze kugira ngo ibi byose ndeba urugo rusabera twitabira inama nuko mwakerewe rwose ariko ntabwo bitangaje kubera ko no mu rusengero ariko musanzwe mubigenza ese mubona dukomeje kugendera ku iyo ntambwe gutyo gukererwa twazagera he nta rusengero rwagera nizere ko ibyo bintu bitazongera uyu munsi nanateganyije ko tugira ingingo ebyiri n'akandi kantu kamwe ka gatatu ingingo ya mbere imigenekere myiza yo mu rusengero biratangaje cyane kubona mu rusengero hakorerwamo ikintu bwacyo ugatumva hanze ibyo bintu biba byajyanywe nande Pastor Peter nuba waha uburenganzira bwo kujyana hanze hari umuntu wari waha uburenganzira bwo kuvuga ibyo twavugiye mu rusengero niyo wabibaha ntabwo bifitiye uburenganzira umuntu ufite uburenganzira ni njyewe njyenyine nta wundi ikindi abantu baza mu rusengero ngo beretswe ngo bagize bate ngo babonekewe ngo babonekeye mu yindorerwamo birirwa barara ku madirishya y'abantu barangiza bakaza mu rusengero bavuga twabonekewe baherebeke bariho ibi n'ibi biracitse ibyo bintu ntabwo tubishaka mu rusengero rwacu icyo kintu tucyumvikaneho ntabwo icyo kintu cyemewe mu rusengero rwacu
ubwo ushaka kuvuzana ibyo ngibyo byo kuvuga ngo yeretswe ngo yagize gute azajya kubivugira hirya amatiku dushaka. Ingingo ya kabiri nshaka ko tudevelopa imiterere y'urusengero. Urusengero rwacu ruteye rute? Iyo mvuga urusengero ruteye rute ntagomba avuga amakaro arurimo, ntagomba avuga ibirahure birimo. Ni byiza Nyagasani tugira ubuntu, tugira amakaro meza, tugira ibirahure byiza, tugira amatara meza, tugira n'ibiki, ariko no abantu barujyamo bo bameze bate? Biratangaje kubona mama pasteur aza yambaye neza gutya, yasokoje, yagize gute, ariko no abakristo ubwabo bakaza nta kigenda, araza yambaye ibigera ku marenge, araza kubura amakaro. Twabuze imyeyo gukubura amakaro kwa ngo umuntu aza kubura amakaro. Ugasanga abahungu imisatsi nibogosha nibagira bati twumvikana ni muha abakristo uburenganzira bwabo ko kwita ku mubiri wabo. Nimba turi ingoro